ngo umuntu bakorera ubwesiko ndakoresha iyo terme kugira ngo kuko niyo yumvise abantu byumve cyangwa batekera imitwe ntukeke ko ari abantu binjije kategori zose ibyiciro byose by'abantu barimo abize abatarize abacuruzi abafite amafaranga abafite agereranyije abakozi ba leta bari mu nzego abahagara n'abasi w'ahantu amuntu bakamubwira ngo ruwasake rwose ngo fagitire yawe ngo hari ukuntu ngo mubazi ngo zitari kubara neza ngo ariko ngo twagufasha ngo ukishyura ugasanga wishyuye amafaranga kuri kode mwumvise bitira MTN ngo bashaka kuzamurwa ngo muri mo cash uko rero tugenda dutahura amakuru cyangwa amayeri akoreshwa tuyabwira abantu nabo biga yandi ariko ikigomba kumvikana hano umuturage icyo tuba tumusaba nuko agomba kugira amakenga umuntu wese aje kwizeza ibintu ibitangaza akakwizeza ibitangaza akubwira ibi nibi ugomba kugira amakenga umuntu arakubwiye ngo shora amafaranga hano ngo zana ibihumbi 200 gusa ngo ku munsi nzaye nguha ibihumbi 10 ariko akongeraho kandi kana akavuga ngo nyuma y'ahangaha ariko ngo nawe ushaka abandi ubwo ari kukwinjiza muri bya bintu twita piramide ariko mu by'ukuri bya bihumbi 100 wamuhaye nubwo ku munsi yajya guha ibihumbi 10 koko ashobora no kuyaguha akora muri yandi yawe kugira ngo akwice mu mutwe n'ubundi nawe wirukanka uje gushaka abandi ngo nuza n'undi muntu ngo nzanguhe 10% ukirukanka ukazana ushoye 200 ubwo 20 bagahita bazigwa 20 baguhaye ni muri yandi yundi ya wa wundi nawe yabona koko bya bihumbi 20 bibonye akirukanka akajya gushaka abandi ugasanga abantu nibyo barimo ariko aho birangira nuko nubundi usanga umuntu avuga ati inyungu ndayibona hari imibare yoroshye twize twese muri primaire wita uvuga ko wungutse iyo ayo washoye wayagaruye wacuruje igishoro cyawe wakigaruye andaza niyo nyungu bo rero barabashuka ngo ni inyungu kandi nubundi bamuhaye muri yandi ugasanga uko bigenda byihuta kazanahagarara nayawe yose utarayagaruza ugasanga uko bigenda byihuta mu bantu bagenda bashaka abandi bagera aho bagakupa bamara gukupa n'utu app birirwa boherereza abantu utu app tugezweho usanga barakaguhereza mu kanya gato ukabona nayabonye koko abambere bakayabona ariko nyuma y'iminsi nk'itatu buriya nubwo bavuga ngo wayabonye ntayo wabonye ni muri yandi yawe bagusubije watanze nta nyungu ibirimo akantu rero nifitiyeho iki amatsiko nyine tugarutse kuri rya jambo mwigeze kuvuga muvuga ngo nta kure ukuboko k'ubutabera kutagera aba bantu bibisha ikoranabuhanga aba bantu bakora ubwambuzi bushukana ese mubasha kubageraho ku buryo babasha gufatwa hariho abageraho bagafatwa hariho ababikora batari hafi hariho abagerageza nabo guhisha kuko aba nabo ni abanyabwenge hariho abagerageza guhisha ikintu cyose cyatuma batahurwa hariho noneho n'abakorana n'abo hanze bari hano apa akayifungurira hanze ariko uwahana akaba ari ugenda ayikoresha so hariho rero iyo twabashije kubona amakuru hakiri kare tubagenda runono tukabafata n'amafaranga amwe agafatwa ariko harimo navuga ngo ubufatanyacyaha ku bantu bamwe kandi baba ari kwibwa usanga baduhisha amakuru hariho abumva ko babahisha amakuru kubera ko kuri we n'igihagarara afite muri sosiyete n'ukuntu azwi ni igisebo kumva ko bamwesikorotse bamutekeye umutwe agatubaha amakuru y'igice ngo mbahaye amakuru ngo ariko ngo namwe ngo mwishakire ubwo se utanze iki nta kintu ubufashije urwego noneho hariho n'abandi bagerageza amayeri menshi guhora ahindura telefone iki kandi bari hano ariko abo ngabo barafatwa bakoresha amayeri atandukanye urumva batari mu Rwanda kugira ngo uzajye gukorana n'izindi nzego z'ubutabera zo mu bindi bihugu ibyo bisaba procedure ndende bisaba politike diplomasi n'ibiki ariko nibura icyo tuvuga abo mu Rwanda bo bahari barafatwa bagira amayeri
yo kuba basibanganya ibimenyetso hakiri kare nk'utwo tu apu iyo babonye byatangiye kuvugwa ubwo umunsi ukurikira iyo apu ntibigikora kandi ayabo baba bayatwaye noneho igitangaje bahita bahindura indi muri ino minsi mwumvaga ngo iyitwaga ngo OCP iyo OCP ni ihari ngo icuruza ngo amakawa ngo imboga ibiki abantu ugasanga amakawa se bacuruza n'ayahe nyine ya AI imaje bageraho bakageneratinga bakayabohereza ngo bacuruze muzi na babandi bigeze kujya bavuga ngo uwishyuye ikawa se akayihabwa cyangwa ntayo uhabwa nyine ni ibintu bidashoboka ni gute ujya mu bucuruzi ari rimwe na rimwe hari igihe ureba ukavuga ngo ugaseka ukavuga mbwiza ukuri nkawe umuntu usobanukiwe uzi principe za ekonomi za finance uzi gushora mu kintu gifatika uzi ukavuga ati n'igihe aya nshoye ndamutse mpombye hari uwo nabaza ukamubaza nk'ubu wabaza nde ngo urabona ngo abantu bo baje batubwira niyo mpamvu tubwira abantu ngo gira amakenga nta cyubu cy'ubusa uwo muntu ukubwira ngo ushore mu kintu kidafatika utazi utabonye wakwenze no kuvuga ngo ngiye gushora muri uyu murima w'ikawa uzi utuye hano Kiramuruzi cyangwa Gisagara ari uwubona ariko ikibazo ni uko hari ubundi buryo bw'ikoranabuhanga abantu bakoreraho amafaranga kandi bushobora kuba bwizewe noneho rero kuba utandukanye n'ubutizewe wenda bikagorana kubashora imari buriya hagomba kubamo inyurabwenge ya muntu ubwo ngubwo bwizewe nibura bwizewe nubwo bwizewe ariko uba ufite uwo wabaza uramutse amafaranga yawe agiye ntabwo ari ukuza umuntu akagushyiraho ka apu ngo uzuze imyirondoro yawe noneho rero hari n'ikindi nk'iyi ya OCP abatanga ubuhamya bakubwira ko ngo hari umudamu bakoranaga ngo wabashishikarizaga yabaga afite nimero akoresha rimwe ku munsi iyo akoresheje none si umubonaho ejo wowe umuntu nk'uwo already ukaba ugikurikira umushoramo amafaranga kamwizera ukamuha amafaranga ubwo ntubona ko ari umuriganya ariko ibi ni ibyaha nyine bigenda ni ibyaha ni uguhindagura mu nkoko aragiye arebye akita ngo ni umwana w'abantu bazwi hano mu mujyi akomeye rwose bafite bizinesi akavuga ati rero ngewe yamara gufata irembo ubwo yafekinze abitwa abasaza uzi ko ibintu byose hano basigaye babikodesha n'abakwe rwose bakamuherekeza bagafata irembo bamara gufata irembo ubundi agakodesha nk'imodoka akajya apikinga umukobwa amudorope amufata mu gitondo mu rugo amushyira ku kazi akagenda akamwereka ahantu inzu itabaho akamubwira ati rero iyi ni inzu yanjye ndabura makeya ngo ndangize kiriya gisenge tinga conditions umuntu uwo mukobwa sinzi ngira ngo abanza akanamushakaho amakuru akamumenya baba ari abahanga muri ibyo nyine ni ibyo ngibyo baminuzamo ugasanga noneho umukobwa afashe kredi akamuha amafaranga ngo ndagiye kuzuza inzu wumve rero ubupfayo ngo aho bubera amakenga make ufashe amafaranga ugiye kuzuza inzu itanakwanditseho nibura mwagiye mukabanza mukayandikishaho 50 cyangwa iyo nzu nibura avuga mukayipoteka noneho agasaba amafaranga we ko afite ubwishyu ibyo kubera urukundo ruba nyine rwabaye impumyi rugurumana rwabaye impumyi akayamutwara ibyo ni ibintu tugenda bagenda baca mu nzira nyinshi ariko ikintu cyangombwa cyose ni ukugira amakenga abantu bakareka ubupfayongo bakabona ko ibishashagirana byose si zahabu. Dr. Murangira mumaze igihe nka ribo mukebura abantu muburira abantu yewe kenshi mukaba mwanagaragaza abakurikiranyweho biriyo ibyo byaha by'ubwambuzi bushukana ariko kuba bitakendera bitagabanuka ahari amategeko abihana aradanangiye ku buryo bwiza cyangwa uriya arakora ubwambuzi bushukana amafaranga ye akayakuramo akavuga ati nzagenda mfungwa wenda imyaka 3, 5, 2 ntahe nze nkomeze business yanjye
oya nta urumva ugereranyije turabihashya hagenda havuka andi makuru biramutse tutabihashya baguma kuri ya mayeri ya mbere turabihashya bakiga ayandi bashingiye kuri tekinoloji bihishe nyuma ya tekinoloji urumva ko badukanye ibituntu twa apu noneho mbere bavugiraga abantu amafaranga menshi abantu aho batangiye kugira amakenga bagenda babwira amafaranga make ngo banza ushore ngo 9,200 9,200 ugasanga umuntu aravuze ati ayo ngayo nubwo bayana nta ariko ubwo nabwo n'ubupfayongo ofete ubwo ivuze ngo wayahomba ukemera kuba wayahomba utayatora n'ubupfayongo nukugira amakenga make kandi ubwo n'igisamba kugira ku ntego ye kandi ubwo step ya mbere abayamaze kuyo gutsinda iyo yagutwaye ibyo 9,000 n'ubundi n'ibihumbi 100 urabitange kuko arakora uko ashoboye akungukira kandi unayaretire ubwo amaze kukwica mu mutwe ubwo ngubwo wongera utanga andi menshi buriya iyo ubiretse mbere n'ubundi ubwo wamurangije ariko igihe wemeye ngo n'uduhumbi 10 ngo nanaduhomba ntacyo tuvuze urumva nta nubwo avuga 9,200 8,800 byo kugura dosiye ngo ubone akazi amafaranga udatinda kuvugaho ayo yose rero niyo atiza umurindi bariya ikindi rero turi kubonamo ba noteri bazamo muri ubwo bwambuzi cyane cyane nko guhererekanya amasambu kwiba amasambu y'umuntu hazamo prokirasiyo noteri akayemeza ko yemewe umuntu wize amategeko cyane erega burya amategeko twese tuyakoresha uburyo butandukanye ishuri riba ari rimwe ariko ugasanga umwe ahisemo kuyakoresha mu buryo bubi buyagoretswe usanga ari aba banoteri nabo hari turi kugenda tubonamo uruhare rwa banoteri ari nabwo hano tuvuga ngo aba banoteri bo bajya bibuka ko bafite n'indi sitati yindi harimo gucura ibyangombwa by'ibihimbano ugasanga bacuza icyangombwa cy'uko ababyeyi bakanaka bapfuye hakaza bagacura imyanzuro y'urubanza igaragaza ko kanaka ari umuzungura ya myanzuro bagateraho ngo kashe mpuruza byose bya fake aho hose ari kujya kugura wowe ujya gutanga amafaranga ugura ufite inshingano zo kubanza gusuzuma ugasuzuma ko iya imyanzuro yo biranoroshye pe mu rukiko muri SMS wabimenya ko birimo ariko hari ukuntu bagufatirana bakakubwira ngo ni imari yihutirwa ishyushye urabona ikintu cya mbere inzu umuntu agiye kugurishwa mu karere ka Gasabo cyangwa Nyarugenge ifite agaciro ka 200,000 usanga bari kuvuga ngo ni 150 uwo muntu uteza cyamunara ryo inzu ye n'ukuntu tuzi imari ya hano mu Rwanda wowe kuki udatekereza bamushyiramo akantu ko ari imari bagasana n'abandi bantu baje kwishyura ngo bamutware imari ibyo bikamushyushya mu mutwe agatangurana akishyura kandi abo ari bamwe na babandi ugasanga bagutwaye amafaranga yabo ibi rero ni ibintu dusaba abantu ko buriya cyane nk'aba bajya kugura nibo bafite inshingano kuko niwe uhomba niwe rero ugomba nawe gufata iya mbere yo gusuzuma kuverifiya ikigo cy'ubutaka ikigo cy'igihugu National Land Center ikigo cy'igihugu gishinzwe y'ubutaka kugenda ukababaza ati se ubu butaka ngiye kugura bwanditse kuri ni akantu gasaba iminota mikeya kandi ngira ngo nuko ntibuka neza hari uburyo tunasuzuma kuri UPI dukoresheje imibare za kode tukareba ukamenya ngo ubutaka bwanditse kuri nda urumva rero aho ngaho abantu bamwe barajijwa hari ibindi dukunda kubona by'abantu barangira abantu akazi aha muri Kigali akazi abakozi barabuze yaba abangaba bafasha abantu mu ngo ariko n'akandi kazi gasanzwe hari abantu rwose b'inzobere ngo bazahana akazi kari
banaziranye na bariya abakozi ku buryo agenda batembereza bashakira akazi. Ibyo bintu nabyo bireze cyane. ngira ngo wenda niba mwibuka neza hari abo duherutse gufata tubagaragariza itangazamakuru aho abasore bamwe bajyaga muri Nyabugogo bakajya muri Nyabugogo bagatega bakareba abantu b'abakobwa cyane abo bita ngo badasobanukiwe cyane ngo abaturage niko nizo n'imvugo zabo akamutambuka afashe telefone yahamagara yivugisha ati uko wantengushye koko ubu boss ndamubwira ngo iki wowe ni gute witesha akazi ubwo ari kumuca imbere uwo ngo wicaye utegereje bise ari kumwica mu reka tubashimire kandi